Muraho neza, Mbahaye ikaze nanone kuri LoveBcreatios. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo bubiri ushobora gukoresha papier aluminiyumu, cyane cyane n'undi bwibandeho. Twese tumenyereye ko tuyikoresha mu gikoni, ariko uyu munsi ngiye kubereka imitako ibiri yatuma iwawe mu nzu cyangwa iwawe muri salo cyangwa ushatse kwishyira hose umuntu wese ugugendereye avuga ati rwose ibi bintu ni byiza. Turifashisha ikarito imeze nk'iyi ngiyi hamwe n'ibikoresho mu kanya ngiye kubereka. Mbere yuko rero dutangira, ndashaka kubashimira cyane ku bitekerezo byanyu byiza mudahwema kumpa, ku nama nziza, kunyereka ko munkurikiye video Mbahaye ikagira feedback nziza. Murakoze cyane, n'ukuri ni by'agaciro. Nkomeza gusaba umuntu utarakora subscribe, please uyikore, ntuve kuri video utayikoze. Nawe wayikoze ndagushimiye cyane. Hanyuma rero reka mbereke ibikoresho tugiye kwifashisha dukora ino miteguro cyangwa se imitako yacu y'uyu munsi. Turifashisha ikarito, muri kuyibona, ikarito nini rwose. Hanyuma rero ku bijyanye n'ibipimo, hari abantu mwambajije, njyewe ntabwo specify ibipimo, ahubwo manza kureba ahantu umutako ngiye kuwushyira, ubundi nkafata ikarito ijyanye naho. Nawe rero ubishaka wapima, nta kintu bitwaye, kandi umutako ngiye kubereka buri dimension yose wabyakora kandi bikaba byiza. Hanyuma turifashisha n'utu dukarito dutoya nakase, muri kutubona. Turifashisha kandi n'utu du eponge mu kuza gusiga amarangi. Turaza kwifashisha na hot glue, mumaze kuzimenyera, hamwe na glue na gun glue yayo. Turaza kwifashisha aya makole yombi, nayazanye kugira ngo abereke. Iyi ni ya kole nababwiye noneho ifata impapuro, iyi turayifashisha. Hanyuma twifashishe n'iyi ngiyi, muraza kubona impamvu kindi buyakoreshe ari abiri. Turakoresha na ya kole yacu murayizi ifatira imbere n'inyuma. Hanyuma rero turakoresha n'iyi papier aluminiyumu. Papier aluminiyumu turi bukoreshe n'iyi ngiyi. Hanyuma rero hari utwo nakase, udupapier aluminiyumu, ndaza kubereka uburyo nabigenze ndukata nguko ukuntu tumeze. Turi budukenere, turadukoresha. Hanyuma tugakenera n'utu dupapier aluminiyumu duseye cyane. Abantu mwari mwambajije uburyo ushobora kutwikorera cyangwa se byakunanira, muri T2000 baraducuruza, tuba turi mu ducupa nk'utu ngutu. Hanyuma rero ukaba wadukoresha. Hanyuma ni papier aluminiyumu nini. Hanyuma turakoresha amarangi, turakoresha irirangi. Irangi ndashaka kuribereka ritandukanye na rimwe rya gold nsanzwe nkoresha. Ubusanzwe nsanzwe nkoresha iri, ariko uyu munsi niri turarikenera. Iri rigenda gusa nka kaki, sinzi muri kubibona. Turayakenera yombi, niyo mpamvu nayazanye. Hanyuma tukaza no gukenera n'iri ngiri ry'umukara. Hanyuma turaza gukenera utu duti twa brochette, mumaze kutumenyera, ndaza kubereka icyo turi budufashe. Turaza gukenera ka kuma, turaza no gukenera n'imakasi. Aho rero reka dutangire mbereke uko imitako yacu iraba iteye. Papier aluminiyumu rero turatangira nyikata. Ndafataho agace gatoya nkeneye ngiye kuberekeraho, hanyuma y'indi mbe nyibitse. Ni kuvuga ngiye kubereka uko nkata utu tuntu. Nta kundi rero ngira gutya ngakata dutoya. Ntabibonye. Hanyuma tugiye gutangira noneho gusiga. Mbere yuko nsiga rero ndashaka kubereka ukuntu mbigenza kuri uyu mutako. Ni ukuvuga ngo kubera ko ndi busigishe amabara abiri, ari byo umukara ndetse na gold,
ngiye kubanza nse nkukora nabyita nk'imisozi ahantu buri range ryanjye ritagomba kurenga. None tugeze kuri ya call ya yindi naberetse yo gufata impapuro. Rero naha ndashyiraho utuntu tw'udutonyanga, ntabwo nshyiraho nyinshi, yankozamo ngire gutya. Hanyuma rero tugiye gushyiraho udupapiye aluminiyumu. Tugeze ku wa kabiri, noneho turifashisha aya makarito. Turakoresha amakarito 7. Narangije no kuyakata, naberetse ukuntu bayakata, murabizi niyo turi bwifashishe. Hanyuma rero buri karito nagiye nsiga amarangi nabyo murabizi muri video zanjye zabanje nagiye mbereka, ariko hari zidasize ndi busige kugira ngo nanone nongere mbibutse uko babikora. Izi nazisize, izi ebyiri nazisize umukara, hanyuma izi nazo nzisiga rya range rimeze nka kaki. Turaba tuzishize ku ruhande ko zo zabonetse. Hanyuma rero tugiye gusiga, dutangire gushyiraho aluminiyumu yacu. Rero ngiye gusiga utu dutatu twasigaye tutari dusize, ndadusiga rya range ryacu mumaze kumenyera. Nyuma yo gusiga irangi rero no gushyiraho aluminiyumu, ngiye kubereka ukuntu turi budupange. Kuvuga ngo kudupanga, ngewe ndadupanga muri ubu buryo, hanyuma wowe ushobora kudupanga. Ndanagendera no kuri iki gishushanyo nakoze igishushanyo, nagiye nandikaho buri couleur. Iri n'umukara, iyi ni gold, iyi ni rimeze nka kaki, iyi ni gold noir na kaki, niyo ngiye kugenderaho. Nuko nguko turaba tumeze. Hanyuma akangaka karaza hano ya. Ubu rero ikintu kigiye gukurikiraho ni kudufatisha twegeranye. Ndakoresha utu tuntu mumaze kutumenyera, nkoresha mu mavideo yanjye, nitwo turamfasha kugira ngo duhuze. Utadufite hari ubundi buryo nabwo ushaka guhuza ukoresheje ikarito. Hasigaye gushyiraho ya kole yacu. Ngaka rero mwakabonye, karoroshye kugakora. Donc uyu mutako ni mu ikarito no muri aluminiyumu. Nawe wakora mu design yose ushaka. Ushobora kudashyira aluminiyumu kuri uburyo nabikoze, wowe ukaba wakora nk'uturabo, iki byose birashoboka, biterwa n'umuntu ukinashaka. Ngewe rero umunsi nifuje kubereka ibi, reka tugende tumanike turebe ukuntu biraba birukinga. Twagiye n'aka gatoya turakajyana. Murabibona rero ya tableau yacu nayirangije, ngiye kuyimanika. Ndayimanika ahangaha gutya. Murabibona aha nakoze imwe,
kuko niyo nashakaga gukora, wowe ushobora gukora ebyiri cyangwa ugabanyamo dimension ugakora nka dutatu, byaterwa n'ukuntu ushaka kubikora. Hanyuma rero nashyizeho ya accessoire yanjye, nakoresheje rino tara kubera risa na silver bijyanye na papier aluminium nakoresheje. Hanyuma nkoresha na kakavaze nakoze mwishime k'umukara, shyiraho n'ibitabo bibiri. Uku nguku ni sawa, ndamara iminsi nteguye hano hantu gutya, ni byiza cyane muri kubibona. Hanyuma rero ni mubigerageze mu rugo, mumbwire ukuntu mwabibonye, ese taburo yabashimishije, mumbwire no muri commentaire ibindi mushaka ko mbakorera. Murabyibuka nakoze imiteguro ibiri, iyi taburo imwe hamwe na za zindi z'utuziga natwo ngiye kubimanika. Wowe uzahitamo ikubereye nziza, aba ariyo ukora, umanike wawe uhategure hamere neza. Iyi taburo rero ushobora kuyishyira muri couloir, ushobora kuyishyira muri salon, living room, ushobora kandi kuyimanika ahantu ubona hari igikuta rwose kiba cyahajya nka taburo imwe. Iyi biba byiza uyihashyize. Reka tugende mbereke na twa tundi uko ngiye kutumanika. Murabibona, noneho nk'ibisanzwe ngiye gushyiraho twa accessoire twanjye, ariko mbere yuko ndushyiraho, iyi mitako ushobora no kwimanika hejuru y'intebe, kwa kundi intebe yicarwamo n'abantu 2, 3 se, utu tuntu tuba twiza utuhamanitse. Njyewe ndatumanika hano nk'ibisanzwe, ndateguraho rya tara ryanjye, ndi kurishyiraho kubera iyi aluminium. Hanyuma noneho uyu munsi ndakoresha ururabo, hanyuma nshyireho, kubera ko ururabo rwanjye rufiteho amakara ameze nk'iri cupa nasize, naryo ndarishyira hano kugira ngo impande y'itara mbe ni gukompleta look. Hanyuma ndahita nshyiraho n'ibitabo byanjye, hanyuma ndahita nshyiraho ibitabo. Hanyuma murabizi ibitabo ugomba kubipanga neza, voilà. Ushaka wabihagarika gutya, ibitabo nabyo murabibona ko ari byiza. Ushaka wabitambika gutya nk'uko nari nabigenjeje, hanyuma ugasumbanyisha, voilà. Nizere ko rero uyu muteguro muri bubashimishe. Utu tuntu muri budukore mu mabara mushaka mukoresheje aluminium. Njyewe nagenda uhengeka, wowe ushobora kudushyira neza ku murongo bitewe n'ukuntu bishaka. Murabibona, nimunyandikire muri commentaire mumbwire ukuntu muri kubibona. Nimwibagirwe gukanda like, musharinge ku nshuti zanyu. Utarakora subscribe please, nawe ndagusabye kuyikora. N'uwayikoze ndagushimiye cyane. Nukuri ndashimira abantu mukomeje kumpa feedback nziza. Ntabwo nzahwema kubashimira, nzajya mbivuga muri buri video, kuko abenshi ndabandikira nkabasubiza, n'abandi barampamagara, ariko namwe wenda tutaravugana kuri telefone ndabashimiye cyane. Hanyuma rero nimugerageze muzanyohereza amafoto, mumbwire feedback, mumbwire uko mwawubonye, mukoreshe creativity yanyu. Iza aluminium muzikoreshe mu bundi buryo, ushobora kugatambika gutya, yemwe ushobora no gushyiraho n'utundi gutya, byose birashoboka. Murakoze cyane rero, ndabashimiye by'umwihariko, kandi ndabifuriza ibyiza byose Nyagasani atanga. Naho ubutaha, murakoze cyane.